turabashuhuje. Ni nutritionniste diététicienne Mukakayumba Anastasie. Nk'uko mubizi rero muri La Pervenche tubifuriza kugira ubuzima burushijeho kuba bwiza. Kugira ngo tugire ubuzima bwiza hari uruhererekane rw'ibintu bitandukanye tugomba gukora kugira ngo ubuzima bwacu iyo tubishyize hamwe byose bubashe kurushaho kumera neza. Uyu munsi tugiye kuganira ku bijyanye n'ikibazo gikomereye abatuye isi muri iki gihe, aho umuntu umwe kuri batatu dukurikije ubushakashatsi butandukanye uko bugenda bubyerekana, umuntu umwe kuri batatu afite ikibazo cyo kuryama atinze cyangwa se kubura ibitotsi. Ni ikibazo rero gikomeye gisaba ko abantu bacyitaho kuko gifite ingaruka zikomeye ku buzima bwacu. Rero twakwibaza guti kuryama umuntu atinze ni ryari, amasaha dukwiye kuryama angana gute, ese kuki dusinzira, kuki tugomba gusinzira? Gusinzira ni igikorwa cy'ingenzi cyane umubiri wacu uba ukeneye. Gusinzira si ubunebwe, nta nubwo ari ikiruhuko gusa, ahubwo ni igihe cyiza ubwonko bwacu bwongera gusukura, bukisukura ubwabwo, bugasukura n'ibice bitandukanye by'umubiri, buvanamo amatoxine cyangwa se uburozi butandukanye umubiri uba wagiye urunda ku manywa yose. Mu gihe dusinziriye kandi umubiri wacu uhuza itumanaho ryawo, ugatuma ubwirinzi bw'umubiri bukomera, ndetse kandi ikanatuma umutima n'ibindi bice by'umubiri birushaho gukora neza, amarangamutima yacu nayo agakontororwa, ndetse n'imisemburo iyobora ubuzima bwacu buri munsi ikaba imeze neza. Rero uko ubushakashatsi bwagiye bubigaragaza, ubwo twasomye muri National Sleep Foundation butwereka yuko nibura abantu bakuze, ni ukuvuga hejuru y'imyaka 18 kugeza kuri 65, abo bantu bagomba gusinzira hagati y'amasaha 7 kugeza ku 9. Hanyuma abana bashobora gusinzira hagati y'amasaha 9 kugeza ku masaha 12. Abantu bakuze cyane, ubwo ni ukuvuga hejuru y'imyaka 65, nibura bagomba gusinzira amasaha 7. Wowe rero uduteze amatwi muri ako kanya ushobora kuba utekereza uti ngiyewe mpagaze hehe? Ese amasaha 9 cyangwa 7 bavuga ni ukuyaryama uhereye hehe kugeza hehe? Igihe cyiza cyo kuryama ni hagati ya saa 3 za nijoro ndetse na saa 4. Nicyo gihe cyiza cyane cyo kuryama, kuko dukurikije icyo ubushakashatsi bwita rythme circadien, rythme circadien itwereka yuko umuntu agomba kugira amasaha yo kuryama nibura hagati saa 3 na saa 4. Niho hantu umubiri wacu uvubura umusemburo w'ibitotsi. Aha harimo umusemburo wa melatonin cyane cyane. Hari n'indi misemburo ifasha ibitotsi nka dopamine na serotonine. Ni imisemburo iba ikenewe kugira ngo tubashe gusinzira uko bikwiriye. Rero uyu musemburo umubiri wacu uvubura cyane hagati y'ayo masaha. Iyo tuwumviye tukaryama muri icyo gihe, aba ari igihe cyiza cyo gusinzira, maze umubiri wacu ugakora imirimo itandukanye, ubwonko bugakora imirimo itandukanye, harimo umurimo wo gusukura ubwonko n'umubiri muri rusange, ugakora umurimo wo gusana no gusazura uturemangingo, umurimo wo gutanga imvubura cyangwa se imisemburo y'amarangamutima, kuyiha umurongo ukwiriye, ndetse n'ibijyanye n'ubwirinzi bw'umubiri wacu. Niho icyo gihe umubiri wacu ubikomeza. Rero iyo tutubahirije iyo ritime, tugaragara ko tugifite ibintu byo gukora, umubiri uvubura undi musemburo utandukanye n'iyo ngiyo, umusemburo wa cortisol. Uwo musemburo ukaba muri rusange uri muri za hormone zitandukanye zishobora gutuma habaho nanone kuba maso nijoro nk'aho twasinziriye. Ikindi ni umusemburo utuma umubiri ubika ibinyamasukari ukabihinduramo ibinure, cyane cyane ukabibika ku nda.
Icyo gihe rero murumva yuko umubiri uba ukoze uko utagombye gukora bitewe n'uko tutubahirije ya mabwiriza cyangwa se tutumviye ibimenyetso umubiri wacu uduha. Akenshi na kenshi iyo tugeze saa yine, hagati ya saa tatu na saa yine z'ijoro, abantu benshi batangira kumva ibitotsi birimo kuza, ariko wenda kuko umuntu afite ibintu by'akazi yatahanye atarangije, ibyo nabyo si na byiza, kuko umuntu afite ibintu atakoze uko bikwiriye, ugasanga nyine arwanye n'ibyo bitotsi, rimwe na rimwe akanywa ibintu bituma adakomeza kumva ibitotsi, kugira ngo akomeze abe maso, akaza kuza kuryama atinze. Rero iyo tuvuze ko umuntu aryama atinze, ni ukuryama nyuma y'icyo gihe. Hari ubundi bushakashatsi bukomeza bwerekana ngo umuntu aba yatinze cyane yaryamye nyuma ya saa tanu cyangwa saa tanu n'igice, ariko ibyiza cyane ni ukuryama hagati ya saa tatu z'ijoro na saa yine za nijoro. Rero igihe umuntu asunika amasaha akaza no kugera saa cyenda na saa munani, uwo muntu niwe twita ko yaryamye atinze. Hari n'uzakubwira ati ariko se ayo masaha bavuga mfite iyo myaka kandi ndyama amasaha 8 ndayubahiriza, ubwo si ibyo bintu hari ikibazo biteye ko ngewe ndyama saa 7 nkaza kubyuka saa 2 z'ijoro za mu gitondo, cyangwa se ndyama saa 8 nkaza kubyuka saa 4 z'amanywa. Icyo gihe umubiri wacu kuri ritime circadienne haba hagiye ikindi gikorwa. Nka saa 4 z'amanywa ubundi ni umwanya mwiza wo gutekereza, ni igihe ubwonko bwacu buba bufite imbaraga kurusha ikindi gihe cyose cy'umunsi. Rero tukiri ku bijyanye na ritime circadienne, kugira ngo turusheho kuyumva, hari n'ikindi gihe cy'ubuzima umubiri uvubura imisemburo idasanzwe, umusemburo witwa ghrelin, ni umusemburo utuma tugira appetit tukumva n'inzara. Uwo musemburo rero umubiri wacu utangira kuwuvubura hagati ya saa 5 kugeza saa 6, ariko saa 6 z'amanywa urushaho kugera ku gipimo cyawo cyo hejuru. Iyo icyo gihe kibayeho, umuntu wese yumva inzara akumva ashaka kujya kurya, ariko birashoboka ko umuntu ashobora kugira ayo masaha n'iyo misemburo yewe ikazamuka, akumva anashonje ariko ntajye kurya kubera ko nta mwanya afite, kubera ko ari kubona ko hari ibintu akirimo gukora, hari ibintu atararangiza, akavuga ati ndaza kujya kurya nyuma. Ariko ni mu byitegereza, ndatekereza abaduteze amatwi murabizi, bigera saa 8 utacyumva inzara, bigera saa 9 rwose waguha ibiryo mwana arwana, ukavuga uti ntabwo nshonje, ndaza kuza kurya nimugoroba. Wa musemburo kandi uza kongera kuzamuka mu bihe bya nimugoroba, saa 12 saa 1 abantu bongera gusonza nanone, kandi akaba ari amasaha aho ngaho naho yo kurya. Rero murabyumva, murabizi ko kuva mwavuka muri abana kugeza tubaye abasaza, murabizi ko saa 6 buri gihe muri rusange umuntu atarwaye adafite ikindi kibazo abashonje. Na nijoro rero buriya hagati ya saa 3 na saa 4 mujye mutega amatwi umubiri, mwumve resinyo cyangwa se ibimenyetso uduha, kugira ngo tubashe kugendana neza n'uburyo Imana yaturemye n'amasaha y'umubiri Imana yaduhaye, kugira ngo ayo masaha iyo tuyubahirije tubashe kugira ubuzima bwiza. Rero muribaza muti se none kudasinzira, kugira ibitotsi bikeya, kuryama dutinze, ibyo bintu bitwaye iki? Kureba imibereho yo muri iki gihe ariko ibidusaba, kureba jugujugu iri kuri iyi si, urabona waryama se bikazagenda bite? Aho rero ndagira ngo tubane muri aka kanya kugira ngo tubashe kumenya akaga kari mu kuryama dutinze, cyangwa se no kuba tugira ibitotsi bibi bikaba mu buryo buri chronique. Rero nk'uko natangiye mbivuga, ubushakashatsi bwinshi bugaragaza yuko kuryama umuntu akerewe cyane, ni ukuvuga ntituvuga gukererwa, ubwo murumva ari ryari, cyangwa se yanaryama ntabone ibitotsi, ugasanga umuntu aryamye saa 4 ariko saa 7 arakangutse, akaba maso, akaza kongera agasinzira saa 9, akongera agakanguka, mbese ibitotsi bigenda bikatakata. Ibyo nibyo twita kubura ibitotsi cyangwa se gusinzira nabi. Kubura ibitotsi byo ni cya gihe umuntu ajya mu buriri rwose akigaraguramo, akava saa 4 cyangwa saa 5 icyo gihe yaryamiye, ugasanga yigaraguyemo ageze saa 9 za mu gitondo, saa 10 za mu gitondo atari yabona agatotsi. Ubushakashatsi rero butugaragariza yuko bene iyo miryamire ituma
ubwonko bwacu busaza imburagihe kandi bugasaza mu buryo bwihuse cyane. Uko ubushakashatsi bwagiye bukorwa ku barwayi batandukanye, iyo umurwayi banyujije igice cy'umutwe muri MRI bareba ubwonko, babona yuko ubwonko bw'umuntu uburyo bungana n'uburyo buba bugombye kuba buteye buba bwagabanutse cyane ugereranyije n'imyaka y'umuntu uryamira ku gihe. Ni ukuvuga rero ngo hari uburyo buba bugaragara ukabona yuko umuntu ubwonko bwe bwagereranywa n'ubw'umuntu ukuze cyane kandi akiri mutoya. Ibyo bintu by'ubushakashatsi bwakozwe cyane ku bantu bari hagati y'imyaka 40 n'imyaka 70, bagiye baryama bakagira ibitotsi bikeya cyangwa se badasinzira neza n'abaryama bakerewe. Icyo gihe bagereranyije imyaka n'ubwonko bw'abantu bo baryama ku gihe kandi bagasinzira ibitotsi byiza. Kutaryamira igihe byongera ibyago by'uko ubwirinzi bw'umubiri buragabanuka cyane. Ikindi kandi umuntu utaryamira ku gihe uryama atinze ashobora kugira risike nini zo kurwara indwara z'umutima no kuba yagira stroke. Ikindi ni uko ashobora kugira umubyibuho ukabije. Ni ukuvuga kudasinzira neza no kuryama dutinze bifite ibice 5 by'ingenzi byibasira ku buzima bwacu. Igice cya mbere ni ubuzima bw'umutima ndetse na metabolisme y'umubiri muri rusange, aho kutaryamira ku gihe no kuryama nabi bituma umuntu yongera ibyago byo kurwara indwara z'umutima, kurwara diyabete yo mu bwoko bwa 2, kurwara umubyibuho ukabije ndetse no kurwaragurika. Ibyo bigaragara cyane ku bantu baryama batinze cyane cyangwa se babura ibitotsi cyane. Ikindi kandi byongera igipimo cya cholesterol ikaba nyinshi mu mubiri w'umuntu. Ikindi ni ukongera ibyago by'indwara z'umutima harimo n'umuvuduko munini w'amaraso. Ikindi nanone ni uko kuryama utinze no kubura ibitotsi bibangamira imikorere y'ubwonko bwacu. Ni ukuvuga bipertiriba fonctionnement cerebral et cognitif, uburyo ubwonko bwacu bukora, ku buryo byongera gusaza k'ubwonko cyane. Ikindi bigatuma uburyo ubwonko bukura imyanda mu bwonko bigabanuka cyane, bigatera kandi kuba umuntu yibagirwa, umuntu akibagirwa no kuba amaso bikagabanuka cyane, bikagiserera cyangwa se bikihutisha kuba umuntu yagira ibyago byo kurwara indwara ya demence, ya ndwara umuntu arwara akibagirwa cyane igihe ageze ku myaka ikuze. Ni ukuvuga rero akenshi na kenshi iyo tukiri batoya twarabivuze kenshi yuko izi ndwara iyo zirimo kuza nta hantu tubabara, nta kintu twumva, ariko nibura ibi tubivuga kugira ngo tumenye imigirire imwe n'imwe ishobora kwihutisha gusaza k'ubwonko bwacu cyangwa se ishobora kongera ibyago byo kurwara iriya ndwara yo kwibagirwa. Ntabwo tugomba gutegereza ko dusaza kugira ngo tubone ko ikibazo gihari ngo hanyuma dufate ingamba. Ingamba ni ukuzifata uhereye none ukimara kumva iki kiganiro, ukimara kumva iyi mbuzi, birakwiriye kugira ngo utangire uhindure imibereho yawe. Ibiganiro dukora, ubumenyi dutanga, tuba twasomye mu bushakashatsi bwagiye bukorwa butandukanye, ntacyo byaba bimaze turamutse tubivuze bitari bushyirwe mu bikorwa. Nizera ntashidikanya yuko mu badukurikira habaho abantu benshi bagerageza guhindura imibereho yabo bigendeye ku makuru abantu baba bungutse. Bakunda kuvuga ngo ikintu cya mbere ni amakuru, ariko icya kabiri nicyo tuyakoresha. Ikindi kandi bigira uruhare ku buzima bwo mu mutwe ndetse no ku buzima bw'imbamutima. Kudasinzira neza no kuryama umuntu atinze kandi umuntu akabikora igihe kirekire, umuntu akaryama iki gihe, akaryama saa 7, ejo akaryama saa 5, ejo akaryama saa 4, ejo bundi akaryama saa ngahe. Mbese icyo bita irregularité mu buryo bwo kuryama no gusinzira byongera ibyago byo kugira depression
bikongera kandi ibyago byo kugira umuntu agahora afite umushiha. Ikindi bavuga yuko kudasinzira neza byongera ibyago byo kurwara indwara, cyangwa se bavuga ko hari indwara 83 zifite aho zihuriye no kudasinzira neza cyangwa kuryama utinze. Ikindi kandi byangiza cyangwa se bibangamira system immunitaire yacu, ni ukuvuga ubwirinzi bw'umubiri wacu. Iyo turyama dutinze cyangwa se tugasinzira nabi, bituma ubwirinzi bwacu buba fragile cyangwa se bubangamirwa cyane, ntago buba bufite imbaraga zikwiriye. Niyo mpamvu rero ari ingenzi cyane kubyitaho cyane. Ikindi nanone, kudasinzira neza bishobora guteza ibibazo by'umutekano, cyane cyane umutekano wo mu muhanda no ku kazi. Kuba umuntu yaraye adasinziriye neza, ashobora kugira amasaha amwe n'amwe yo ku manywa agatangira kujya agenda yumva atwarwa n'udutotsi, ukaba uri kuvugana n'umuntu mu kazi ariko ukabona umuntu yagiye ari kugira gutya. Bitewe n'iki? Ubwonko bufite ikirarane, umuntu akatangira kumva acitse intege agasinzira, ugasanga bitumye ashobora, niba atwaye imodoka, ashobora kugonga umuntu uri imbere ye, ashobora se kwitura munsi y'umuhanda cyangwa akagwa muri rigore, bitewe n'uko yarangayeho gatoya, ugasanga arashigutse ati agatotsi kari kanyibye, kari kamwibye kubera yuko nijoro yaraye adasinziriye. Ugasanga rero ubwonko burasa n'ubwishyuza bwa burenganzira bufite yuko bugomba kuruhuka. Kuri nanone impanuka zo ku kazi, umuntu ashobora kuba akoresha imashini, akaba avuga ati nayiregeye ku minota iyi ngiyi iraza gusona, hanyuma ndayihagarika, cyangwa se irasona yihagarike nkurikizeho ikindi cyiciro gikurikiyeho, bitewe n'iki? Naho akora n'ibyo akora. Ubwo rero akicara ategereje ko imashini yayihaye iminota iza kugarukiraho, niba igeze ku bushyuhe runaka iraza gusona, hanyuma we akagira gute? Agasinzira, ku buryo ya mashine ishobora kugera aho imuha alerte ntabimenye kubera ko yasinziriye. Hanyuma ugasanga wenda ni igihe yari kwifungura kugira ngo batangire gutega bavome ibyo bagomba gushyira mu macupa cyangwa mu mifuka, ugasanga we yajyanywe n'agatotsi, ahubwo bya bindi yagombaga gufunga byose bisandaye hasi. Murumva rero bifite ingaruka nyinshi ku buzima bwacu, kandi dukwiriye kubimenya tukabyitaho. Ariko kandi ikintu gikomeye cyatumye ibi bintu tubivugaho, nuko nyine nk'uko twabitangiye tubivuga, byibasiye abantu benshi ku isi, kandi byitwa ko ari icyorezo kandi kigenda gikura. Rero bifite aho bihuriye n'indwara nyinshi abantu turwara. Akaba ariyo mpamvu mu biganiro by'ubutaha tuzabereka indwara zitandukanye zifite aho zihuriye n'ibitotsi, tukabyinjira imuzi, tukabyumva neza cyane kurushaho. Ni gute umubyibuho, kudasinzira neza no kuryama utinze bishobora gutera indwara y'umubyibuho ukabije? Ni gute bishobora gutera diyabete yo mu bwoko bwa 2? Ni gute bishobora gutuma umuntu agira ibinure byinshi ku nda? Ibyo byose tuzabirebera hamwe, kandi tuzabona n'umwanya wo kubona no kurebera hamwe ingamba z'ukuntu twabigenza kugira ngo dusinzire neza, dusinzirire igihe. Ni gute twahuza ubuzima bwacu n'ubuzima bw'akazi bwo gushaka imibereho turimo, tukabuhuza no kuba twagira ubuzima bwiza. Ahangaha mbibutse yuko abana cyane, iyo abakuru batasinziriye usanga n'abana babigwamo. Ariko kandi abana nk'uko twabibonye, amasaha yabo ni menshi yo gusinzira kurusha ay'abantu bakuru. Akaba ari ikintu rero dukwiriye kurebaho tukakigarura hakiri kare, amazi atararenga inkombe. Ntago dukwiriye kuba dukorera amafaranga yo kugira ngo ejo mu myaka mikuru, aho kugira ngo tuzaruhuke twishimire ibyo twagezeho, usange turazenguruka ibitaro n'amavuriro hirya no hino ku isi twivuza, aho kugira ngo twishimire ubuzima, twishimire imihati twagize, usange turimo kwivuza. Kuko akenshi na kenshi iyo umuntu akiri muto agakora amakosa, abakuru baratubwira ngo uzabyumva ushaje. Nuko iyo dushaje umubiri wacu, ubuzima, uko wisazura, uko
ingingo zakoraga turi batoya zigenda zinanirwa, noneho zirushaho kunanirwa iyo twitwaye nabi tutigeze twumvira amabwiriza. Ugasanga bya bindi twirengagizaga tukiri batoya, hari ubwo twabyirengagije tubizi, hari n'ubwo twabaga twarabikoraga ariko tutabizi, ugasanga igihe tugeze mu zabukuru niho bitangiye kugaragara, kuko ubushobozi bw'umubiri mu kwisazura, mu kurwana na maradiko libre n'ibindi byose byangiza umubiri bugenda bugabanuka. Rero ntago dukwiriye gutegereza yuko harenga cyangwa se biba turotari kugira ngo tubashe kugira icyo dukora. Wenda rimwe na rimwe hari n'abumva ibiganiro bakavuga bati iryo ni iterabwoba, uraryama kare ugapfa, waryama utinze ugapfa. Ibyo byose ukumva hari abantu baba bafite bene izo siroga bakanabivuga baseka, ariko igitangaje umuntu uvuga gutyo iyo arwaye ntaguma mu rugo, ashakisha kujya kwa muganga. Kwa muganga barasanasana iminsi ikicuma, ni ukuvuga ngo na wa wundi uzumva avuga gutyo ntazagutesha umwanya, ntazagukure mu murongo, kubera yuko ntago turiho pari raporo y'urupfu, turiho pari raporo y'ubuzima. Kandi Bibiliya iravuga ngo ayo magambo ni ay'abapfapfa, nta munyabwenge uvuga bene ayo magambo. Uwo uzumva avuga ayo magambo wese uzamenye ko nawe ubwe afite ikibazo, kandi ntukajye wumvira bene uwo muntu uvuga ngo urya neza ugapfa, warya nabi ugapfa, uraryama ugapfa, utaryama ugapfa. Ibyo ni urucantege, kuko niba ari ibyo urwaye wajya uguma mu rugo, ntabwo wajya ujya kwa muganga. Ujya kwa muganga kuko warwaye, ukeneye gukira, kandi ukeneye gukira kugira ngo ugire ubuzima bwiza. Rero turenge imyumvire nakwita ko iciriritse. Umuntu uzumva avuga gutyo uzumve ko ari umuntu uciriritse, cyangwa ashobora kuba afite n'ibindi bibazo ariko ntazakwambukize cyangwa ngo akwanduze ibyo bibazo. Gusinzira rero ntabwo ari ikiruhuko, si n'ubunebwe, ahubwo ni ishoramari ku buzima. Niba wifuza kugira ubwonko bukora neza, umubiri ukora neza, umutima ukora neza, amarangamutima akora neza, ubwirinzi bw'umubiri buri kuri gahunda, umubiri muri rusange ufite ubuzima bwiza, ukwiriye gushora mu gusinzira neza no mu kuryama kare, kugira ngo turusheho kugira ubuzima bwiza. Dukomeze kongera ubuzima ku myaka muri La Pervenche, kuko ubona ufite ubuzima burushijeho kuba bwiza niyo ntego yacu.